nongeye kubasubiza aho muri mu mbane enye z'isi zitandukanye nk'ibisanzwe n'ikima yiki mukomeje kubona mu biganiro bigiye bitandukanye kuri channel yanyu. Uyu munsi ngiye kubabwira ikintu bidasanzwe, ikintu cyumvwa n'abantu benshi, ikintu gihuza abantu benshi, ikintu kizamura amarangamutima y'abantu benshi, ikintu gihuza ibihugu bitandukanye, ikintu gihuza imigabane, gihuza abantu, ikintu cyumvwa n'umuntu babaye akishima. Ari nacyo kintu Imana cyane cyane ikunda cyane kurenza ibindi byose. Buriya ikintu nababwira, hari ururimi rutorera rw'abantu rutagira imipaka ariko ruhuza imitima, ni umuziki n'indirimbo. Buriya ikintu kidasanzwe Imana yahaye abantu ni umuziki n'indirimbo. Buriya umuntu wari wese ashobora kumva n'ururimi atazi ari umuziki ari kumva ni ibintu bidasanzwe, ariko umuziki ni ikintu cya mbere na mbere cyumvwa n'abantu benshi kandi gikurura imitima y'abantu benshi. Waba uri mu kababaro gadasanzwe cyangwa se mu gahinda gadasanzwe, ukaba wakamarwa n'uko wakumva umuziki cyangwa se wakumva indirimbo runaka. Buriya bavuga ko indirimbo cyangwa se umuziki ni impano idasanzwe Imana yahaye umuntu. Kandi buriya umuziki n'indirimbo nicyo kintu cya mbere Imana ikivuganiramo n'abantu kenshi cyane. Uzasanga hamwe na hamwe ari ahantu wumvishe abami bategurwa n'ibintu bitandukanye cyangwa se n'amadayimoni atandukanye, bagasaba yuko babazana abacuranzi ngo babaririmbire. Buriya umuziki niwo ubamo imbaraga zidasanzwe zituma Imana ivugana n'abantu bayo. Buriya akandi kantu utakibagiwe gukora nshuti yanjye k'ingenzi, ura subscribe, like, comment kugira ngo ikiganiro cyose kigiye kiraca kuri channel yanyu ujye kibona mu ba mbere. Buriya bavuga ko umuziki wumvikanira ahantu hose. Niba waritabiye ubukwe ushobora kubika indirimbo bacuranze, abantu bose bagatangira kuzunguza imitwe cyangwa se bagatangira kubyina. Buriya ikintu nakubwira, abangu bavuga ko umuziki nicyo kintu cya mbere umuntu yumva afite ibibazo bitandukanye, bikumva ibibazo birashize kubera ko yumvishe indirimbo n'umuziki. Cyangwa se ushobora kuba ufite stress runaka cyangwa se wahuye n'ibibazo cyangwa se n'ingorane mu kazi, ukaba wakumva umuziki ukumva rwose uraruhutse neza. Buriya umuziki nta hantu namwe udakoresha. Uzarebe rimwe na rimwe niba bagiye gushyingura usanga baririmbye nk'indirimbo, ugasanga imitima y'abantu iraruhutse. Niba umutima wari ufite agahinda cyangwa se amarira, ugasanga rimwe na rimwe ahumurijwe n'uko yumvishe indirimbo cyangwa se umuziki. Umuziki n'indirimbo ni nk'umuyaga, ntabwo baririmba cyangwa se ngo bacurange uyibone mu maso ku maso. Ni ikintu umuntu yumva kandi ntabwo kiza ngacyumve kujya gusa ngo kibiri cyo kintu kimusigira. Buriya umuziki bavuga ko uza ugakora icyo ugomba kuba wakora ku muntu cyangwa se mu muntu mo imbere. Uba mu kababaro, umuziki uragukiza rwose, urakwegereye. Ese uba mu munezero, ese urawuririmba. Buriya bavuga ko atari abanzi gusa baririmba cyangwa se abarinzi gusa baririmba. Bavuga ko buriya nta muntu n'umwe utagira indirimbo yaba yarigeze kumufasha mu bibazo bigiye bitandukanye. Kandi ugasanga buri wese, buri muntu afite indirimbo igimufasha mu bintu bigiye bitandukanye, cyangwa se yaba yahuye n'akababaro runaka cyangwa se yaba yahuye n'ibyishimo runaka. Ugasanga buri muntu wese afite indirimbo yumva akumva aguwe neza, kandi iyo ndirimbo ikabasha kumukiza ikibazo yaba afite icyo ari cyo cyose. Ubushakashatsi bugaragaza ko buriya indirimbo zituje zifasha ubwonko mu gukora imisemburo y'ibyishimo. Twavuga nk'umusemburo nka dopamine na serotonine. Buriya bavuga ko izo ndirimbo zikuraho umunaniro zigatuma umuntu asinzira neza. Buriya bavuga ko zinagabanya umunaniro w'amaraso. Mu bigo bivura ihungabana ni kenshi bakoresha umuziki nk'imwe mu ntambwe ifasha abarwayi kwisubiza icyizere. Hari abantu bamwe bavuga ko indirimbo imwe yabakuye mu gahinda kakabije ikanabafasha kuva mu gahinda ko gupfusha. Buriya bavuga ko indirimbo ntiziba iz'umuntu umwe, ahubwo zihuza abantu mu birori, mu masengesho ndetse no mu muco, zikomeza umubano w'abakundana. Buriya bakomeza bavuga ko indirimbo zihuza abantu kandi kubaka icyizere kimwe hagati y'abantu benshi. Buriya twavuga zimwe mu ndirimbo z'umuco nyarwanda zarokoye amateka y'umuco nyarwanda. Buriya ikindi twavugaho ni nk'indirimbo zihimbaza Imana. Buriya indirimbo zihimbaza Imana si amasengesho gusa, ahubwo indirimbo zihimbaza Imana ni imvugo y'umutima ihuza Imana n'abantu mu buryo bwo guhimbaza Imana. Uzakunda kubona abantu benshi cyane bahimbaza Imana bakunze kuririmba bahumirije, cyangwa se bameze nk'abantu bari mu iyerekwa runaka, cyangwa se ukabona ibyo barimo rimwe na rimwe ukabona birasekeje cyane. Wabona ukuntu bameze ukumva ni ibintu bitandukanye cyane. Ariko buriya bavuga ko indirimbo zihimbaza Imana nibwo buryo bworoshye bwo kuba wavuganamo n'Imana. Reka turebere hamwe urugero rutoya dusomeye muri Zaburi y'ijana twumve icyo havuga.
Zaburi y'ijana umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri haragira hati: nimusingize Uwiteka abatuye isi mwese, mwinjirane gushima mu marembo ye, mu bikombe bye mwinjirane kuramya. Buriya abahanga muri teolojiya bavuga ko indirimbo zihimbaza Imana ari ikintu gikomeye cyane. Ngiyo turirimba indirimbo zihimbaza Imana tuba tubwira umutima amagambo y'ukuri, kandi bakomeza bavuga ko ngiyo turirimba indirimbo zihimbaza Imana buriya bitwibutsa ko Imana kari inyakuri, ko itigeze dusiga n'ihandi uzagira mu bibazo umva wakiringira Imana kandi kumva rwose bigize umumaro ukomeye cyane. Indirimbo zihimbaza Imana zifite imbaraga zikomeye cyane ku buryo wowe udashobora kuba watekereza ingano yazo. Buriya bavuga ko indirimbo zihimbaza Imana zomora imitima yakomeretse, cyangwa se zigafasha umuntu uri mu kababaro cyane, cyangwa se zigafasha umuntu ufite ibibazo bitandukanye. Indirimbo z'Imana bavuga ko ari ikintu gikomeye cyane gifasha abantu nyamwinshi kuba bajya mu murongo wa nyabo, kuba bakwiringira Imana, cyangwa se kuba ibibazo byabo kuba byakemuka. Bakomeza bavuga ko buriya indirimbo zihimbaza Imana ni umuti ukomeye cyane uvura uburwayi bwo kugira umujinya ukabije. Hari abantu benshi batandukanye baba barwaye buno burwayi bakishijwe nuko bumvishe indirimbo zihimbaza Imana, amahoro akagaruka mu mutima, bakumva baranezerewe, bakumva basubizwemo imbaraga, bakumva basubizwemo ibyiringiro. Buriya urundi rugero ruto nagwereza rwo muri Bibiliya ruvuga ku mbaraga z'indirimbo, cyangwa se ku mbaraga z'indirimbo zihimbaza Imana. Muribuka Pawulo na Sila igihe bafungwaga, buriya baririmbye mu gicuku cya nijoro, baririmbye iminyururu yari baziritse iracika, inzugi zari zifungishiye z'ibyuma nazo ziracika, basohokamo bemye ku buryo n'abarinzi nabo barinze iyo miryango batigeze bamenya ko yigeze icika cyangwa se yigeze imeneka. Basohokamo abarinzi batanabizi, batazi n'uburyo bavuye muri uwo muryango, cyangwa se muri icyo gihume bari bafungiranyemo. Urumva rero ko imbaraga z'Imana cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana ni ikintu gikomeye cyane, gifite imbaraga zikomeye cyane zihambaye. Ikintu cy'ingenzi nakubwira turi gusoza kino kiganiro cyacu, abahanga bavuga ko buriya indirimbo ni inkingi y'ubuzima. Ziravura, zirahana, zirubaka, zirigisha kandi zirihanganisha. Buriya ikindi bavuga ko buriya indirimbo ari impano Imana yatanze, yahaye umuntu kugira ngo ijye imufasha mu buzima bwose butandukanye. Buriya ntabwo ari ngombwa ngo wumve ngo ni abaririmbyi benshi bazi kuririmba cyangwa se bafite amajwi meza. Buriya buri muntu uwo ari we wese ko yaba afite ijwi ryose ko ryari rimeze ko ariko kose ni umuririmbyi Imana yamuremyemo ikintu cyo kuba yaririmba. Urumva rero ko indirimbo ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese agomba kwitaho kandi agomba kuba yakora buri munsi mu buzima bwe bwa buri munsi. Subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze kubana muri ibiganiro byanyu byo kuri iyi channel yanyu. Ciao nakagaruka nk'ibisanzwe. Nicky Mike.